Rwanda Press. Ikaze nanone kuri mwe mwese mudukurikira gatanu kuri gatanu umunsi ku nkundi hano kuri Rwanda Press, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru aba yagiye agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, yaba ibyo mu Rwanda ndetse n'ibyo ahandi. Uyu munsi Prince Kid, umuyobozi wa Rwanda Expression Backup, yitabye urukiko. Reka turebe imva n'imvano yitabwa muri yombi rya Prince Kid byanamugejeje kuba yitabye urukiko. Mbere ko dukomeza, reka dufate uyu mwanya dushimire mwese mudukurikira hano kuri Rwanda Press. Tunibutsa nawe ugeze bwa mbere kuri Rwanda Press gukora subscribe, ukanokoza kari ku ruhande kugira ngo nawe tuzagucikwa n'amakuru agiye atandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Tudatinze, reka dukomeze n'inkuru yacu. Ruswa ngo y'igitsina muri Miss Rwanda si inkuru y'ubu, kuko yatangiye kuvugwa mu myaka myinshi ishize. Icyo gihe byavugwaga ko abakobwa bajyamo basabwa kuryamana n'abategura iri rushanwa kugira ngo bagire amahirwe yo gukomeza, ariko ibimenyetso bikaba iyanga. Byaratutumbye karahava mu itangazamakuru, inkuru zirasohoka ubutitsa. Byageze mu mwaka wa 2019 bitangira gufata indi ntera. Inkuru zirasakara ko umukobwa wese urijyamo asabwa kugira uwo abumburira ibimero kugira ngo amurebe icyoroshye. Ugiye mu ishakiro kuri interinete nta kinyamakuru na kimwe cyo mu Rwanda kitanditse kuri iyi ngingo. N'ejo bundi aho shene za YouTube zibereyeho nka umukobwa wese waganirizwaga kuri Miss Rwanda ntihashiraga iminota 2 atabajijwe kuri ruswa y'igitsina. Nta n'umwe muri abo bose wigeze yemera ko yaba yarayatswe, kugeza ejo bundi aha mu mwaka wa 2022 ubwo Ishimwe Dieudonné uyobora iri rushanwa yatabwaga muri yombi. Amakuru yizewe agera ku kinyamakuru igihe.com ifite nuko hari abakobwa batanze ubuhamya bemera ko usibye kuba baratswe ruswa y'igitsina, banasindishijwe bagahabwa urumogi ku ngufu bakanasambanywa. Muri abo harimo abataragize amahirwe yo gutsinda muri Miss Rwanda inshuro zirenze imwe, bagashaka uko bagerageza amahirwe yabo mu yandi marushanwa akurikiyeho. Bene abo bakobwa bivugwa ko bagiye bizezwa ibitangazwa na Ishimwe wari uzwi nka Prince Kid, akababwira ko azabafasha ku buryo bazagera kure mu irushanwa rya Miss Rwanda bikarangira begukanye amakamba. Urugero ni urw'umwe igihe izi neza bivuga ko yari afitanye gahunda na Ishimwe aho kugira ngo bahurire ku biro bya Miss Rwanda mu mujyi wa Kigali. Uyu musore akamushyira mu modoka akamujyana iwe i Kanombe. Yamuzamuye mu nyubako atuyemo, ahita amwinjiza mu cyumba cye, arangije ngo amuzanira liqueur. Uyu mukobwa anyoyeho yumva irarura, amubwira ko atayishoboye ngo yamuvangiyemo umutobe juice, arangije amusaba kugerageza ariko nabwo iramunanira. Amakuru avuga ko muri ako kanya uyu musore yaragarutse afite urumogi rutekeye, akamusaba gukururaho inshuro 3. Uwo mukobwa ntabwo yigeze asobanura mu magambo y'Ikinyarwanda ko icyo yahawe ari urumogi, ariko yarwise widi. Widi ni ukuvuga urumogi.
byaje kurangira umukobwa abuze uko yikura aho hantu aza kugarura ubwenge yamaze gusambanywa. Umusore amaze kubona ibibaye bivugwa ko yatangiye gusaba umukobwa imbabazi, anamwizeza ko azamufasha mu buryo bwose. Yamwishije ko nasubira muri Miss Rwanda azamuhesha ikamba, ko azamufasha akamurihira amashuri ndetse azamwitaho mu buryo bushoboka bwose. Uwo ni umwe wafatiranywe n'intege nke no kuba yari agerageje amahirwe ye inshuro nyinshi ariko ntiyegukana ikamba muri Miss Rwanda. Undi igihe yamenye n'uwashyizwe ku nkeke ubutitsa kugira ngo asambanywe, bigera naho ngo umunsi umwe ishimwe yamukomangiye ijoro ryose ku cyumba cya hoteli yari arimo. Amakuru avuga ko icyo gihe ishimwe yasabye uwo mukobwa ko baryamana, undi akamuhakanira, bakaza kwisanga bari muri hoteli imwe. Umusore yakomeje kumutitiriza bigeze mu masaha y'ijoro ahagana saa saba, ubwo umusore yakomangiraga bugira gatatu. Umukobwa abonye ko urwo rugamba rusaba izindi ngufu, yatangiye kugisha inama abo yafataga nka bakuru be mu irushanwa kugira ngo yumve niba ibiri kumubaho nabo byababayeho. Umwe muri bo ngo niwe wamugira inama yo kwihagararaho akaba kuryamana na ishimwe mu gihe cyose we ubwe yaba atabyiyumvamo. Kuba ishimwe yarahakaniwe n'umukobwa umwe bikamenyekana mu bandi, byahise bitangira gukururukana n'abari bafite akagononwa mu mutima batangira kubivuga. Turabashimiye mwese mwadukurikiye hano kuri Rwanda Press, kandi tunibutsa nawe waba ugeze bwa mbere kuri Rwanda Press gukora subscribe kugira ngo nawe utazaricikwa n'amakuru agiye atandukanye, amakuru mashya tubategurira umunsi ku munsi. Twe ntituzigera na rimwe tubatenguha kubagezaho amakuru mashya. Mukomeze kugira amahoro y'Imana.